nuko rero turimo kugendagenda mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ndetse tumaze kugera ku musozo w'urugendo rurerure Yesu yakoze yerekeza i Yerusalemu. Agerayo ahetswe n'indogobe, amanuka umusozi Elayono bugufi bw'umurwa, maze imbaga nini y'abantu imuteraniraho. Kandi abantu baririmbaga bati, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Basasa ibishura byabo hasi imbere ye. Nibyo, kucyitaweho nk'umwami aka kageni. Abahanuzi ba kera ba Isirayeli basezeranyije ko umunsi umwe Imana ubwayo izizira gutabara ubwoko bwayo kandi igategeka n'isi. Mu bindi bihe abahanuzi bavuze ku byerekeye ukuza k'umwami, uwari kuzaza ahetswe akinjira Yerusalemu kugira ngo agarure ubutabera n'amahoro. Ubwo rero Yesu yari arimo guhembura ibyo byiringiro kuko ari uwo mwami, maze buri muntu wese agatwarwa n'umunezero. Nibyo, ariko si buri muntu. Abayobozi b'idini batekerezaga ko Yesu abangamiye ubushobozi bwabo, bityo ntibabyishimire. Ariko igitangaje kurushaho, na Yesu ubwe arabihangayikira. Mu by'ukuri arimo kuririra ku ndogobe ikimuhetse. Koko kubera iki? Umva rero, Yesu ashobora kumenya ibitari byabo. Yari azi ko atazakirwa nk'umwami wa Isirayeli, kandi akamenya ko Isirayeli izakomeza igendera mu nzira igana mu irimbukiro, batita ku bakene, banashishikariza abantu ubwikomeke ku ngoma y'Abaroma yabatwazaga igitugu, kandi akamenya ko ibyo bizabaganisha mu rupfu. Ibyo nibyo byashenguye umutima we, bituma n'abarakarira. Icyo yahereyeho gukora ageze i Yerusalemu ni ukwinjira mu rusengero no guta hanze abavunjiragamo amafaranga, anasenya imikorere ijyanye n'ibitambo. Hanyuma ahagarara hagati mu rusengero, avuga cyane mu magambo y'abahanuzi ba kera ba Isirayeli agira ati, iyi nzu yagenewe gusengerwamo, nyamara mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Isenga y'abambuzi? Yego, yasubiragamo amagambo yabanje kuvugwa n'umuhanuzi Yeremiya, nawe ahagaze hasa naho mu gicumbi cy'idini na politike bya Isirayeli. Nawe yanengaga ibisa n'ibyo abategetsi ba Isirayeli bakoraga, ko ari ibyigomeke n'abambuzi. Nuko bamaze kumva ibyo ababwiye, batangira kumugambanira ngo bamwice. Ibi ntabwo byari bitunguranye kuri Yesu. Mu by'ukuri yari yarateguye ko ibi byose bigomba gukorwa mu bihe bya Pasika. Iki ni cyumweru cyera, igihe abayuda bizihiza amateka y'uko kera Imana yabakuye mu bubata, maze ikabazana mu isezerano ryo kuba inkoramutima zayo. Ubwo Yesu akoresha ibigereranyo bya Pasika kugira ngo yerekane igisobanuro cy'urupfu yari agiye gupfa. Umugati yamanyuye wasobanuraga gushenjagurwa ku mubiri we, naho divayi igasobanura amaraso ye yagombaga gukomeza isezerano rishya hagati y'Imana na Isirayeli. Yesu yari agiye gupfira abantu be, bityo ngo ababera irembo ry'inzira nshya. Nyuma y'ifunguro Yesu ajyana abigishwa be mu gashyamba gusenga, maze arwana n'ibyifuzo bya muntu agira ngo arengere ubuzima bwe mu cyimbo cyo kubuhara, ariko atsinda icyo kigeragezo. Muri ako gashyamba niho abakuru b'idini hamwe n'abarinzi b'urusengero bamusanze, maze baramufata. Ubwo Yerusalemu yari iyobowe n'ubwami bw'Abaroma. Kubera iyo mpamvu abakuru b'urusengero ntibari kwica Yesu batabiherewe uburenganzira n'umutware w'Umuroma witwaga Ponsiyo Pilato. Nuko rero bacura ikirego ko Yesu ari umwami wigometse ku butegetsi agamije kwangisha rubanda umwami w'Abaroma. Pilato abajije Yesu ati, ese uri umwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati, ye, wakabimenya. Pilato atahura ko Yesu nta cyaha afite kandi ko adakwiye igihano cy'urupfu. Ariko abakuru b'ubwoko bakomeza gutsimbarara ko ngo Yesu ari mubi cyane, bakomeza koshyushya ubutegetsi kubibemerera. Mu cyimbo cya Yesu, Pilato yaje kubarekurira uwari ikigomeke koko ku bwami bw'Abaroma, umugabo witwaga Baraba. Nuko umwere bamutanga mu cyimbo cy'umunyabyaha ruharwa. Yesu abambanwa ku gihaniro cy'Abaroma n'abandi banyabyaha babiri. Abantu baramushinyagurira bati, niba uri Mesiya ikize natwe dukize. Nyamara Yesu yakomeje gukunda abanzi be kugeza ku munota wa nyuma, anaha icyizere umwe mu bambuzi bari babambanywe nawe. Yewe yanasabiye abari kumwica ati, Data bababarire, ntabwo bazi icyo bari gukora. Nuko ijuru ricura umwijima kubera umukiranutsi wishwe urupfu rw'umugome. Yesu ataka mu magambo yahozeho muri Zaburi z'Abisirayeli agira ati, Data, ubugingo bwanjye mbushize mu biganza byawe. Nuko Yesu uwera arapfa kandi agambaniwe.